Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri no gahunda ya Soma Bibiliya, muri kumwe na Urinzwe n'Imana Faustin. Uyu munsi duhereye muri Bibiliya ntagatifu nkuko nabigusezerana tuzakoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa King James Version. Hanyuma intangira igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi biba bityo. Ibyo ni bya biva bitatu twabonye ku murongo wa 14 mu gice cya mbere cy'intangiriro, aho Imana yaremye izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri kugira ngo ibimenyetso bigaragaza ibihe ndetse n'imyaka. Hanyuma nakurarikira gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura birusheho kukugeraho. Mu itangira igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo muri Bibiliya yera bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi biba bityo. Imana nuko nguko yabiteganyije, hanyuma yabishyizeho kugira ngo bivire isi, bigaragaza ibihe ndetse byerekane imyaka nuko bigenda bisimburanwa iteka. Then the Holy Bible King James Version niyo tugiye kwerekezaho, ariko nakorarikira kugira ngo nugira igitekerezo cyanyunganizi uduhe muri comment. Then the Holy Bible King James Version in the book Genesis chapter 1 verse 15 said that, "And let them be for lights in the firmament of the heaven, to give light upon the earth, and it was so." So I invite you to do subscribe, and I wish you nice day.